Ese wari uzi ko muri iki gihe abagabo benshi bafite ikibazo cyo kubura imbaraga igihe bari kumwe n'abo bashakanye? Iki ni ikibazo ubushakashatsi bwinshi bugenda bwerekana, bugenda bugarukaho, rero ukaba akenshi iyo umugabo yagize ikibazo usanga yibaza ati ibi ni ibibazo bya burundu, ubundi bituruka kuki, agashakisha kenshi uburyo yagikemura, ariko kugira ngo gikemurwe neza uba ugomba kubanza kumenya inkomoko yacyo ndetse ukamenya n'uburyo bwiza bwo kuba wakemura icyo kibazo. Uyu munsi rero tugiye kuganirira hamwe ku kiribwa gishobora gufasha abagabo gukemura icyo kibazo. Gusa ntabwo ari abagabo bose, turaza kurebera hamwe icyo kiribwa ni ikihe cyangwa se icyo gihingwa ni ikihe, icyo gihingwa se kimera mu Rwanda, dushobora kukibona, ibyiza byacyo ku buzima ni ibihe, ni iyihe doze twagikoreshaho, tunarebe abantu batemewe kugikoresha. Rero ubane natwe muri iki kiganiro, ndizera ko niba uri umugabo, umugore yaba yarigeze abwira ngo ngwino urye kuko aricyo ushoboye, nyuma y'iki kiganiro utazongera kubwirwa ayo magambo. Ubane natwe ntujye kure kugira ngo ubashe kumenya intsinzi y'iki kibazo gisa naho cyabaye rusange, ariko kandi ugasanga abagabo bamwe batinya no kukivuga, bagashaka no kukikemura mu buryo bushobora no kuba bwahitana ubuzima, cyangwa se kikaba gishobora no gusubiza ibibazo inyuma. Ikiribwa rero cyangwa se ikimera tugiye kuganiraho muri aka kanya ni ikimera bita umucuna prairie. Nk'uko ukibona kuri aya mafoto, tubasha kugihinga hano mu Rwanda kandi tukagitegura neza ku buryo ubasha kugikoresha kikagira umumaro. Rero gikora iki ku buzima bw'imyororokere, gikora iki ku bijyanye n'umubano w'abashakanye? Ubane natwe wumve uko gikora. Umumaro rero w'ikimera cyitwa mucuna prairie niyo tugiye kureba muri aka kanya. Ifite imimaro myinshi ku buzima, ariko mbere ko nkubwira umumaro wayo, banza usobanukirwe impamvu umugabo ashobora kugira imbaraga nkeya mu buriri. Ni izihe mpamvu zishobora kubitera? Ni impamvu zitandukanye. Impamvu ya mbere ni imirire mibi. Hari igihe umuntu aba arya nabi ariko atabizi. Kugira ngo imbaraga z'umugabo zishobore kuboneka, agomba kuba afite intungamubiri mu magaburo ye, harimo zinke, harimo vitamine E, harimo vitamine zo mu bwoko bwa B. Izo ni ingenzi cyane kugira ngo abashe kugira performance sexuelle. Ikindi nanone gishobora kugabanya imbaraga harimo stress. Stress zitewe n'ibintu bitandukanye, shobora kuba ari ibibazo umuntu afite by'ubuzima bwa buri munsi, wenda ni amadeni se umuntu afite yamunaniye kuyishyura, ni inyubako se afite ashaka kubanza kuzuza, cyangwa se afite akazi kenshi, ari mu kazi kamusaba kuzuza imihigo kandi arabona imihigo atari kuyesa uko bikwiriye. Aho ngaho bituma umubiri uhangayika, ugatuma imisemburo ituma umuntu yishima ijya ku gipimo cyo hasi ikagabanuka cyane, maze hakazamuka imisemburo yo guhangayika. Icyo gihe uwo murimo ntago abasha kuwukora neza kubera guhangayika bitewe n'ubuzima bwa buri munsi. Ishobora kugabanuka kandi bitewe n'uko afite imisemburo mike ya testosterone. Iyo misemburo ishobora kugabanuka nayo kubera impamvu zitandukanye, harimo n'iyo stress ndetse no kurya nabi ndetse n'umuhangayiko utuma testosterone itavuburwa neza. Bishobora guterwa no kunywa inzoga nyinshi, kunywa itabi ryinshi, kudasinzira neza, umuhangayiko utewe no kuba umubano we n'uwo bashakanye utameze neza. Ibyo byose ni ibintu bishobora guhurira hamwe bigatuma umugabo atagira imbaraga ze za kigabo. Hari kandi n'izindi mpamvu nk'indwara zitandukanye zituma imitemberere y'amaraso itagenda neza, nka diabete ndetse n'umuvuduko munini w'amaraso, cyane cyane iyo
n'uwurwaye atawitaho uko bikwiriye, ntafate imiti neza, ntarye uko bikwiriye ndetse ntaruhuke uko bikwiriye, ugasanga iyo ndwara yatangiye kugira ingaruka nyinshi ku buzima bw'uyirwaye, cyane cyane abagabo ni nabo bigaragaraho cyane kurusha abagore, nubwo n'abagore bibaho ariko ku bagabo bo birushaho kuko bigabanya libido cyane. Niba amaraso adashobora gutembera uko bikwiriye, byanze bikunze icyo kibazo gikunda kugaragara. Hari n'imiti kandi umuntu ashobora kunywa cyane cyane y'indwara zo mu mutwe cyangwa se zo guhangayika. Umuntu urwaye izo ndwara agakoresha amantidepreseri atandukanye, nawe ashobora kwibona libido ye yagabanutse. Ikindi nanone ni ukudakora imyitozo ngororamubiri ndetse no kudasinzira neza. Rero ahangaha iki gihingwa cya Mucuna prilié kiragufasha cyane gukemura bimwe muri ibyo bibazo kuko gifitemo ikinyabutabire cyitwa L-Dopa. L-Dopa ikaba yongera umusemburo wa dopamine mu mubiri. Umusemburo wa dopamine akaba ari umusemburo utuma umuntu agira ibyishimo, akagira motivation haba mu kazi gasanzwe no mu bindi byose akora, ndetse akagira n'imbaraga z'umubiri zihagije. Mucuna prilié kandi ituma intanga z'abagabo umubare wazo wiyongera ndetse zikagira na karite nziza. Ikaba rero ari inshuti nziza ku bantu bafite ikibazo cy'imyororokere cyangwa se bafite fertilité iri hasi, cyane cyane abagabo. Ubushakashatsi bwinshi bugaragaza ko iki kimera cyo mu bwoko bw'ibinyamisogwe gifasha cyane gukemura icyo kibazo cy'uburumbuke ku bagabo. Ikindi nanone Mucuna ibasha gufasha ni ugufasha ku bantu bafite indwara zitandukanye zijyanye n'imyitwarire, nk'indwara ya Parkinson. Ni ukuvuga ni indwara ifata ubwonko hanyuma igatuma igice cy'ubwonko gikontorora muvoma kidakora neza. Iki kimera rero kiyongera dopamine, bityo bigatuma umubiri ubasha gukontorora muvoma uko bikwiriye. Ni ukuvuga ngo abarwayi ba Parkinson iyo bayikoresheje bituma idakomeza gukura ndetse umurwayi akarushaho kumera neza birushijeho. Ariko igihe akoresha imiti yo kwa muganga aba agomba kubivugana na muganga we, kuko n'ubundi umuti ukoreshwa kwa muganga witwa Levodopa nawo uba urimo dopamine, bityo bikaba byarinda ko yakongera dopamine ku yindi, bikaba byaba surdosage cyangwa se akarenza igipimo umubiri wari ukeneye. Urabyumva rero yuko ari ikimera cy'ingenzi cyane ku buzima bw'abantu, atari n'abagabo gusa, n'abantu bafite umuhangayiko, bafite stress, bafite imbaraga nke z'umubiri babasha kugikoresha kikabagirira umumaro, ndetse n'abantu bakora siporo nabo irabafasha cyane kugira imbaraga z'umubiri ndetse no kugira motivation nyinshi no gukora umurimo wabo bawishimiye. Iki ni ikiribwa cyangwa se ni ikimera gihingwa hano mu Rwanda, tubasha kubona. Ikiza cyacyo ntago gihenda kandi umuntu ashobora kukibona n'aho atuye. Birashoboka ko wajya kukibona ntumenye ibyo ari byo, ugatekereza ko ari ibiryo by'amatungo cyangwa se bifumbira ubutaka, ariko kirenze ibyo ngibyo. Rero umaze kucyumva, ariko se niba wifuza kugikoresha uzagikoresha gute? Hakoreshwa ifu yayo, bakoresha akayiko gatoya kugeza kuri 2 ku munsi, ubibaze mu magarama ni amagarama 3 kugeza kuri 5 ku munsi. Uyishyira mu mazi ashyushye, ntabwo uyiteka, uyivanga mu itase mu mazi ashyushye, hanyuma ukayinywa nyuma yo kurya mu gitondo ndetse na saa sita. Ntikoreshwa nijoro kubera ko ishobora gutuma umuntu adasinzira bitewe n'uburyo nyine ikangura umubiri, umuntu akaba maso. Iyo doze wafashe mu gitondo na nimugoroba ibihagije kugira ngo ibashe gufasha ubwonko bwawe neza. Rero ushobora kuyikoresha igihe kirekire, ariko kugira ngo ingaruka nziza zayo uzibone nibura ni mu byumweru 3 kugeza
ku byumweru 8. Igihe rero urimo kuyikoresha ushobora kuyikoresha amezi 3 yikurikiranyije, hanyuma ugafata pause y'icyumweru, bityo ukagenda uyikoresha, bigatuma irushaho kwameliyora ubuzima bwawe bukamera neza, cyane cyane ikigendanye no guhangana n'imihangayiko ndetse na stress zibasiye inyokomuntu muri iki gihe. Natwe Abanyarwanda ntago ibyo byadusize. Rero ushobora kwibaza uti ese ni bande bayinywa, ni bande batayikoresha? Nk'uko twayibonye ni nziza cyane ku bagabo, ariko n'abagore bayikoresha. Gusa abantu batemerewe kuyikoresha ni abagore batwite n'abonsa, ni abantu bafite imiti irimo dopamine, ni abantu bafite indwara, barwaye indwara zo mu mutwe bakoresha amantidepreseri, kuko ishobora gutuma uwo muti wiyongera cyangwa se umubiri uwukoresha cyane, bitewe n'uko nayo isa naho ibije kongera doze umuntu yari afite, bigatuma haboneka ibimenyetso bitari byiza. Ikindi ni abantu bafite allergie kuri ubwo bwoko bw'ibishyimbo. Abagabo rero mu gihe umuntu afite ikibazo kijyanye no gutera akabariro nk'uko mukunze kubivuga, ntabwo aba ari ikibazo kijyanye gusa n'urwo rugingo, ahubwo bishobora kuba byatewe n'ibindi bibazo byo mu buzima. nk'uko umaze kubyumva, ushobora gusanga muganga ukamenya n'ibindi bibazo waba ufite bishobora kugabanura izo mbaraga zawe mbere y'uko ugira ikindi kintu cyose ufata. Rero biba ari ubuzima buri globale bugomba gukorwaho, kandi tubonye neza yuko iki kimera kibasha kugufasha ku ngingo nyinshi twabonye zibasira kuba umugabo atagira imbaraga zikwiriye. Rero ndatekereza ko wabanye natwe muri iki kiganiro, wateze amatwi, wayumvishije. Ndizera yuko hari ikintu wungutsemo. Niba utari mu babujijwe kuyikoresha, naguhamagarira kuyikoresha kugira ngo ubone ibyiza byayo. Ikindi kandi muri iki kiganiro wakurikiye, ushobora kutubwira muri komanteri ni ibiki wungutse, wayikoreshaga gute, wayibonaga gute. Rero tuzishimira gusoma komanteri zawe no gusangiza abandi no kuguha ibisubizo ku bibazo ushobora kuba wabajije, cyangwa se ku bitekerezo byiza uri bube waduhaye. Muri La Pervenche nk'uko bisanzwe, kukubona ufite ubuzima bushijeho kuba bwiza niyo ntego yacu.